Abirabura b'Abanyamerika bacitse ururondogoro bararira baratakamba ngo Amerika ibabuza gukunda inkomoko yabo. Speed yaberetse ukuri none byabarenze. Mwabiteguriwe munabigezwaho na Boii umuhungu w'Imana. Ukore subscribe utabyibagirwa nyaboneka. Iki gihe cyose man batugize injiji tugatekereza ko nyina Afurika ari aho ari igihugu gikennye, ahantu utakwifuza kuba na gato muvandi. Ariko Speed ubwiwe yahinduye ku buryo bugaragara uko mbona ubuzima. Nk'umuziki wo muri Afurika cyangwa umuco waho, buri kintu ndavuga buri kimwe cyose cyo muri Afurika byatumye ibyiyumviro byanjye biba byiza cyane bavandi. Byanatumye numva nshaka kuva muri Amerika. Bavandi ubu ndumva Amerika ari nk'umutego. Amerika ni umutego, ngo inzozi za Amerika ni umutego rwose. Abandi bantu ku isi barabohotse, ariko nta bwisanzure buri muri Amerika. Amerika ni ikibazo bavandi. Amerika ni ikibazo gikomeye cyane, kandi niteguye kuva hano vuba cyane nk'uko Speed yabikoze. Warakoze muvandi, warakoze. Mu myaka mike ishize hari amakosa menshi cyane yagize uruhare mu buryo Abanyamerika n'abandi bantu bo hirya no hino ku isi bafataga Afurika. Kuri bamwe Afurika yatekerezwaga nk'igihugu kimwe kandi gikennye, ari uruhuririkane rw'ibihuru nk'aho borora imibu, ariko ubutaka bwumye cyane ahantu abantu bahora bahiga amazi. Yari ishusho ya kera cyane, ikomeza gushimangirwa n'amafilime y'inkuru ashaje. Ni inkuru zatoranyijwe ku bushake n'imyaka myinshi bavuga uruhande rumwe rw'inkuru gusa. Rero ntibyagaragaye nko gutungurana igihe Aisha Speed, umuntu uzwi, ni Umunyamerika ukoresha imbuga nkoranyambaga, atangiye kuzenguruka Afurika. Abanyamerika benshi babyakiriye bitandukanye, harimo n'abatarabyemeraga batunguwe. Ibyo babonye ntibyahuraga n'ibyo bari barabwiwe. Basobanukiwe neza ko Afurika atari igihugu, ni nini cyane kandi igizwe n'ibintu bitandukanye. Ni umugabane ugizwe na leta nyinshi, buri imwe n'imico yayo, imijyi ikize, indimi n'ibibaranga. Babonye imihanda miremire igezweho yuzuye imodoka zihenze z'amashanyarazi. Babonye inyubako ndende zigezweho n'amazi meza atemba, ubuzima bw'ijoro burenze n'ikoranabuhanga riri hejuru, imijyi yuzuyemo ingufu n'abantu bafite icyo bashaka. Kuri benshi babirebaga ako kanya babonaga ari nk'ihishurwa. Bitunguranye imitwe yarabapfubanye. Hey yo, ndabizi navuze umwanda mwinshi kuri Afurika, ariko nyuma yo kureba urugendo Speed yahakoreye muri Afurika y'Amajyepfo, Johannesburg n'ahandi hose, yo ndaje yo mwese mubyumve. Abanyafurika bose navuze nabi, hepfo iriya South Africa n'ahandi bla bla, Burkina Faso n'abandi mwese, umva mumbabarire wallahi, munyite kunta kinte, kubera ko ndi mu nzira nza turabonana mu minota mike. Speed yanyeretse neza ubuzima nyabwo bwa Afurika. Ubu ngubu mbakunda nk'iki men, mufite ahantu hagiye hanyuranye hepfo iyo ngiyo, hari ni iwanyu hanyura cyane imitima yanyu. Wakoze neza Speed, munyite kunta, ndaje mu rugo vuba hano. Mushobora kuba muri kwibaza impamvu ndi kurira. Nahoze ndeba ibiganiro bya Speed, hanyuma nabonye urukundo rwose yeretswe muri Angola, muri South Africa. Yahabonye urukundo rutagira igipimo, kandi nk'uburyo yari yarakiriwemo i Burayi byari bibi cyane. Ariko kumubona, kuba umugabo w'umwirabura uva muri Amerika w'inkomoko ya Afurika agashobora gusubira ku mugabane wabo yitaweho nk'umuntu, n'abantu b'Abanyafurika basirimutse, mu gihe twe twatekerezaga ko Afurika ari ikizira, ari ahantu habi cyane. Ntimugasubireyo, bafite ibingibi, bafite biriya, ntibabashaka, ntibabakunda. Ariko kubona umugabo w'Umunyamerika ukomoka muri Afurika n'icyubahiro cyasubirayo kuri gakondo, ubundi akitabwaho n'icyubahiro cyinshi cyane. Iki ni cyo abantu bacu barwaniraga, iki ni cyo barimo barwaniraga igihe barwanya Jim Crow n'ivangura. Ibi nibyo byateye impinduramatwara y'ubucakara, ibi nibyo byahoraga bibitera. Nushobora kuba wasubira mu rugo utigeze ubamo na mbere, no kuba umwirabura uticuza, utagira ugutekereza,
ko kuba umwirabura cyangwa kuba wagira inkomoko, umusatsi n'umubiri wawe wirabura ntihagire ubitindaho, ntimugire ibibaranga bigendeye ku moko cyangwa ngo mwicwe. Nakunze urukundo yahaboneye, kandi nakunze urukundo mwese abirabura banjye b'Abanyamerika mubonera kuri uriya mugabane. Yego ndabizi hari ibibazo byinshi, ndabizi hari ibintu byinshi bikeneye gukorwa, ariko basi mpeshejwe ishema, ndishimye cyane kandi ndabikunze kubwiwe no ku bwanyu mwese muri hariya. Sijya uzabona ngeze kuri buriya butaka nkabyirebera ubwanjye. Urukundo muri Afurika ni urwanyarwo bro, urukundo muri Afurika ni urwanyarwo. Abari kuri chat ntago nabaye ahantu henshi aho natekerezaga wapi hano sinkwiriye kuhaba. Afurika yerekanwe cyane nk'abakeneye ubufasha kandi bakennye cyane. Yigaragaje y'ubwayo kibaho, ituje kandi iteye ubwayo ku buryo butangaje. Ukuri kuroroshye ariko gufite imbaraga. Afurika ni umugabane wahezagiwe cyane ku mubumbe w'isi. Urakiza atari ku mutungo kamere gusa nka zahabu na peterole, cobalt, diyama, ubutaka bwera, ahubwo ikindi no mu muco, ubuhanga mu guhanga, kwihangana n'umuco w'ubugiraneza. Afurika ifite abantu benshi bakibyiruka, imijyi iri gutera imbere byihuse ku isi, ku bimenyetso by'umuco bikomeye, umuco ugaragaza ubuzima ku mubumbe. Mu myaka mike ishize abakomeye ku mubumbe berekanaga Afurika nk'ikennye, ahantu hari umwanda hadatekanye kandi hadashobotse. Icyo cyasha nticyabaye kubera impanuka, byatewe n'amateka y'abakoloni ku bw'inyungu z'ubukungu n'uburyo bw'itangazamakuru ry'isi bagakunda kugaragaza ibibi bakirengagiza ibyiza byagezweho. Amagambo arwanya Afurika ahagarare guhera uyu munsi. Byahindutse, imbaraga zasubiye inyuma kuri gakondo. Nanone ubutaka nkomokaho ntibuzongera gusuzugurwa nabihamye. Twese tugomba kujyayo tukahasura tukirebera uko biba bimeze. Nari naranapanze urugendo rwo kujya muri Afurika amezi ashize, ariko singitegereje kubera ko ngiye no kujyayo kumarayo igihe, ku rugero rw'uko ngiye gupakira ibintu byinshi cyane byo nari narakoreye mu nzu yanjye, kuko nshaka guha Afurika igihe kandi nkayitondera bikwiye. Tuva muri Afurika, ariko noneho dukunda guhakana Afurika nk'ahantu ho gusura, sibyo? Ubwoko bw'abantu bwa mbere bwabayeho muri Afurika ariko ubu byarahindutse. Ikiremwa muntu ntikigishaka gusura Afurika. Nabonye show speed hajya n'abandi ba streamers bahajya, imbaraga ziri kuhimukira kandi biranezeza kubera ko bisa nk'aho ibyo nibwiraga mu mutima wanjye byari byo. Dufite kujya hariya hantu tukahasura, hariya niho ibintu byose byatangiriye. Ubundi njye inkomoko yanjye ni muri Jamaica, ariko nabyumvishe mu ndirimbo z'abarasta benshi. Indirimbo nyinshi z'abarasta bavuga cyane ku butaka bw'inkomoko kandi bakavuga ngo dusubireho dusura Afurika kugira ngo tugirane umubano naho dukomoka, kandi ndakeka ko iki ari cyo gihe ngo ibyo badushyizemo birangire. Nicyo gihe cyacu ngo duhagarike gutekereza kuriya ngo Amerika nicyo gihugu gusa cyane icyo gihugu cyiza ku isi. Ntabwo ibi byerekeranye n'abeza, ntabwo ari ibyo byonyine, nta na kimwe muri ibyo. Ni ukugira ngo gusa ahubwo nawe ugire ibyo wimenyera ubwawe, ugire n'ibintu bishyashya ubona, ugire ibintu bishyashya umenya kandi umenye uko inkomoko yawe babayeho. Ndashimira cyane Show Speed wakoze urugendo ku isi hose, ubundi akatwereka ikijya mbere muri Afurika. Ni ibihe byiza yagize, ni ahantu heza, ishyaka ryiza, abantu beza cyane. Sinjye uzabona ngiye kuhasura. Amashusho by'amakimbirane n'ubukene byahindutse inkuru isanzwe. Mu gihe iterambere ryiyongereye n'inkuru zo gutsinda ibyo biracecekwa cyane. Rero nk'umwanzuro, abantu benshi muri Amerika bakuze bizera ko n'ubu Afurika bakibera mu mashyamba, bahiga n'amacumu kandi nta bikorwa remezo by'ibanze bagira. Uko babifataga byarakomeje birakomera cyane nk'ukuri kuri abo batigeze bakandagiza ikirenge cyabo kuri uwo mugabane. Iyi niyo mpamvu ibihe nk'ibi umuntu uzwi cyane, Umunyamerika ukoresha imbuga nkoranyambaga Speed azenguruka Afurika, ibintu byarenze icyo twakwita imyidagaduro gusa. Igihe amamiliyoni y'urubyiruko yarebaga umuntu bizera, yatambukaga mu mijyi yo muri Afurika aseka n'abaturage, arya ibiryo byo ku mihanda yaho anirebera imico yaho, yabonye ibikorwa remezo byahinduye ibintu byose abo bantu bakekaga ko bazi. Ni Afurika irimo ubumuntu, ni Afurika iteye imbere. Noneho ikintu cy'ingenzi byerekanye ko inkuru ya Afurika koko ari ukuri. Abarebaga babonye imikorere, imihanda yuzuye guhanga udushya n'ubucuruzi. Babonye ko urubyiruko rwo muri Afurika rwiyumvamo icyizere, rwambara bigezweho, ruzi kandi rukoresha ikoranabuhanga n'ubumenyi rusange ku isi. Babonye amakaritsiye asa neza n'amasoko agezweho, uburyo bw'imikorere n'abantu babayeho neza. Babonye ibyishimo, babona ishema n'icyubahiro. None ubu ku nshuro ya mbere bari kwibaza bo ubwabo ibibazo biteye ubwoba. Bati ubu nta kindi kintu twakozeho ikosa. Ubu noneho ku giti cyanjye ndizera biriya bintu Speed ari gukora muri iyi minsi ntago abizi na gato ko arimo abyutsa imbaraga z'abantu benshi.
arimo arakangura abantu benshi abavana muri politike zose n'ibinyoma iby'itangazamakuru ryashyizemo Abanyamerika birabura ku byerekeranye n'Abanyafurika na Afurika. Urumva ashobora kuba nta kintu abiziho cyatabyitayeho, ariko mu by'ukuri ari gufasha abantu bariho ubu ngubu cyane. Bishobora kugaragara nk'akantu kari aho koroshye nko gustreaminga gusa, ariko Abanyamerika benshi bari gukanguka, ubundi bo bakishyirira mu gaciro bakamenya ukuri ko babeshywe kuri buri kimwe cyose bize cyangwa batekerezaga kuri Afurika. Urugendo rwa Speed muri Afurika rusa nkaho ruri kuntera ubwoba, kuko abantu benshi bari bazi ko ntibiyumvishaga ko Afurika atari ibiti n'ibyondo. Nk'uko waruzi Afurika waruzi ko ifite ikoranabuhanga rigezweho, imihanda, amazi asa neza, ibintu nk'ibyo byose. Ikindi Afurika ni umugabane, urumva ntago ari igihugu. Nabonye amashusho ya Speed bisa nkaho ari guhindura byinshi nk'imyumvire cyangwa amashusho abantu bari bafite mu mitwe yabo, ubundi abereka nkaho ari ahantu heza cyane muri Afurika. Bamwe muri mwe mu by'ukuri ndabahangayikiye, kubera ko abantu nubwo ariko babyumva iyo ni imipangu ya Amerika. Nuko kumvisha ko Afurika ntakiri icyo. None reka mbabaze mwese, mwakora ubushakashatsi ho gato cyangwa mugashyira mu bitekerezo. Tekereza nkaho uri gutekereza muri rusange. Umugabane wabaho ugizwe n'ibyondo n'ibiti n'abaturage basizwe inyuma n'amateka gusa. Niba wararebye imijyi ya Afurika, uzahabona imijyi myinshi minini kandi isa nk'iyacu, imijyi yuzuye inyubako ndende n'amazu atangaje, imihanda, ibikorwa remezo, ibintu nk'ibyo byose. Afurika ntabwo ari ikintu cy'ubwoko bumwe, ntabwo ikennye, ntabwo yasigajwe inyuma, nta nubwo ari ishyamba. Afurika irahambaye kuri ubu, mu gihe cyashize no mu gihe kizaza. Mu ijwi rinini, iryoroheje cyangwa iriteguye neza, bifitemo guhanga udushya n'ubumuntu cyane icyarimwe. Hanyuma wowe ubu ngubu uri gutekereza iki? Urumva Abanyamerika bose bakiri kwizera ko Abanyafurika babayeho n'amacumu n'imibu, cyangwa isi yose ubu ngubu yatangiye kubona Afurika neza neza ukwiri? Ikindi, niba warigeze usura Afurika cyangwa ufite inzozi zo kuyisura, ni ikihe gihugu cyahita kiza mbere kuri wowe? Kuri njyewe ni Kigali mu Rwanda, umujyi w'imbaraga zidashira, guhanga udushya no kugira intego. Ahantu hafite ishusho ry'ahashize ha Afurika, igihe cy'ubu ngubu n'ahazaza, kandi mu mujyi umwe ufite ingufu. Reka menye ibyo utekereza. Inkuru ya Afurika iracyari kwandikwa, kandi kuri iki gice noneho isi yose iri gufata amasomo. Murakoze cyane kubireba paka birangiye. Hari ubundi buhamya ntashyizemo, ntiwibagirwe like na subscribe, tuzabikore mu kindi gice. Kuri channel yanjye ntimugahomba amakuru y'u Rwanda, Afurika n'ahandi hantu harenze ku mugabane. Nimubikunda turakora igice cya kabiri. Ni Boii umuhungu w'Imana, ndabakunda cyane. Share and subscribe.